Ijambo ry'umunsi, abahawe kubw'impuhwe bagiriwe. Imigisha yose izaza kuri wowe kandi kwigwirizeho nuramuka wumva ijwi ry'Imana umwami wawe. Kugira ngo wumve neza ibi ngibi, soma mwimuka Misiri guhera ku gice cya 28 uhereye ku murongo wa 2. Imana yacu itanga ku bantu bose bayishakisha, ndetse buri muntu wese ushyize Imana imbere kandi agakora buri kimwe cyose Imana imusaba, abona ibihembo byiza by'Imana. Uzishima, uzatera imbere, ndetse uzabona ibintu byinshi cyane bitandukanye yewe wumva yuko bitari binagukwiriye. Icyo bizagusaba ni ukubaha Imana. Niba ubaha Imana rwose nayo izabiguhembera, ndetse guhembe ibirenze ubushobozi ndetse n'ibirenze kuri byo wayisabye. Reka kugira ngo tubyumve, dufate urugero rwa Rusi. Icyo gihe hari abakozi mu murimo umwe, nuko Rusi akajya bagenda inyuma agenda atoragura ingano babaga bataye, akaba yarabikoraga ngo aze kuza kubasha kwita kuri nyirabukwe. Nyir'umurima ari we Bowazi yaje kubibona, ubundi ategeka aba bakozi be kujya bajugunya ingano ku bushake kandi nyinshi. Icyo gihe Rusi yarazibonye, ubundi akajya zitoragura bitamugoye. Icyo bitwigisha nuko tugomba gusubiza amaso inyuma, ubundi tukareba neza aho tuzasanga hari umunsi Imana yadusigiye ibintu mu muhanda tukabifata ari ibyacu kandi mu by'ukuri ntabyo twasabye. Buri wese afite impano yiherewe n'Imana ku bushake bwayo, atari uko icyo kintu twagisabye. Reka kuri uyu munsi nkwingingire kwizera Imana ndetse no gukurikiza ijambo ryayo, kubera yuko nubikora Imana izaguha umugisha kandi guteza imbere mu buryo bunyuranye, ubwuzi kimwe n'ubutazi. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nemi Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba warahamagariwe gukora umurimo w'Imana, waba se wifuza inyigisho zacu zisohoka buri munsi zikomeza umuntu mu bibazo, twandikire kuri nimero yacu ikoreshwa kuri WhatsApp, ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. tuvugishe maze tuguha amakuru arebana n'ishuri ryacu rya teolojiya wiga ku buntu, kandi ukigira ahantu hose uri ku isi, ndetse tujye tunakugezaho izo nyigisho zikomeza umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi.